Turabasuhuje mwese abakurikiye Kiraho Nakizwe, amahoro y'Imana abane namwe. Hano dufite ikibazo gikomeye cyane cy'inguge, akaguge kahuye n'ihiri, inzoka mbi cyane, inzoka yo kugaheza umwuka yashatse kukarwanya. Nk'uko nawe uba ufite ibigeragezo bikurwanya, nk'uko nawe uba ufite intambara zikurwanya, ariko nanone ako kantu wabonye mbere na kariya wabonye uri kubona ubu ngubu ni urugamba, ni igice cya kabiri aho urugamba rugeze aho rukomeye. Hanyuma rero birasaba kurwana ndetse no gukomera, kuko uba ugeze ahantu abantu batakwitayeho, uba ugeze ahantu intambara ikaze cyane, aho bene wanyu batakureba, aho bene so batakwitayeho, aho nta muntu n'umwe muri kumwe, aho umuryango utakwitayeho. Aha ngaha ntabwo amafaranga akora, ntabwo kubuza ubwenge bikora, ntabwo kuba warariye neza bikora, ntabwo kuba waravuze neza bikora, ahubwo hakora ko Imana iri bugutabare gusa. Kuko iki kigeragezo ubona kikurusha imbaraga, iki kigeragezo ubona kikarusha imbaraga. Ntabwo gafite umuntu ugatabara, nta muntu uri mu rugo, nta n'umuntu wabonekaho kugira ngo wenda agire uko yabigenza karuhukemo gakeya. Naho Imana, naho Imana. Mbese biraza kugenda bite ubundi ko mbona Imana isa nkaho yakaretse pe, kandi irimo irabireba, ikurikiranye neza 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 ibihari, kuko yo irahibereye. Hanyuma rero ukomeze ukore subscribe, ukore na share, ubisangize n'abandi bose kubw'ubutumwa bwiza. Ariko none niba uri mu kigeragezo, ukaba uri mu ntambara zikomeye gutya, urabona Imana itagutabaye, Imana itabigenje neza, urabona wavanwamo nande? Mwene so ntiyagukuramo, mama wawe ntiyagukuramo, papa wawe ntiyagukuramo, pasiteri wawe ntacyo yakumarira muri aya masaha. Ubu ngubu ibigeragezo ufite, ibigeragezo by'amafaranga, ibigeragezo by'uko bakwirukana mu nzu, ibigeragezo by'uko nta n'umuntu n'umwe ukuvuga neza, ibigeragezo by'uko bagushinja ibyo utakoze, ibigeragezo birenze ukwemera, birenze ukwemera, bikaba bikuriho. Urabona ari nde wagutabara? Urabona ari nde wakwakira? Urabona se byagenda gute? Aha ngaha naho Imana rero. Yewe ndabona bikaze noneho, naho guhirima, naho kwanama, naho guceceka tugategereza gukomera kw'Imana. Ese nawe ugiye kurekura? Urumva ushaka kurekura? Ese ubu ngubu iyi ntambara y'aka gasimba n'iki kintu kikizingiyeho, nta muntu wo kugakuraho, nta muntu wo kugatabara, karatabaza ntikabona ugatabara, ndetse kino kintu kikarusha imbaraga ku buryo burenze urugero. Hari n'umuntu mperutse kubaza ngo mbese iyo ubonye ibigeragezo bigusumbya imbaraga bikwegereye ukora iki? Ati njyewe icyo nkora ni ugushakisha umuntu wabinteye ubundi nkamugirira nabi. Naramushubije ngo iyo ushatse kugirira nabi abaguteje ikigeragezo, ubwo ni uko kiba kitari cyakagufashe neza ngo kigutsindagire. Ariko iyo ikigeragezo cyagufashe, ntabwo ubona uko uva aho uri, nta n'ubwo n'ayo ngayo yavuga, ntubona uko uhava. Ese noneho bigiye gutuza? Ese bigiye koroha? Twizere se ko kiriya kintu kigiye? Hari igihe ikigeragezo kivuga ngo kiragiye, ukagira ngo kiragiye, kandi ariho kiri gufata strategy nshasha yo kugira ngo kikunogonore. Kano kantu rwose ntabwo gafite ugatabara, ntabwo gafite umuntu wakabwira ijambo ryiza, ntabwo gafite umuntu wagaha ubuhungiro, ntigafite yewe n'umuntu wagakorera wenda surprise y'uyu munsi, ubu kari gutaka kavuga ati nkizi rya none nkabona uyu munsi ndawukize. Kakomeje kurwana. Komeza urwane nubwo abo mu ruhande rwawe bakwisekera, komeza urwane nubwo abaturanyi bawe batabyumva, komeza urwane nubwo abo mwubakanye batabishaka, komeza urwane nubwo abo mubana bo ubwabo babona ari nk'ubusazi. Ariko wowe komeza urwane kuko uzi icyo uri kurwana nacyo, kandi ni wowe uzi uburemere gifite. Ndatekereza ko nta muntu n'umwe uzi uburemere bw'ikigeragezo cyawe, nta muntu n'umwe ndetse wagufasha kukirwanya, nta n'umuntu n'umwe watekereza kugira icyo akumarira ku bw'ikigeragezo ufite. Ariko komeza urwane, kandi ukoreshe rya jambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Tabaza Imana, egera Imana igufashe, egera Yesu akurengere mu bigeragezo ufite, mu ntambaro urwana nazo, mu bibazo uhura nabyo. Ese ni ikibazo cya finance? Ese
ese ni ikibazo cy'uko wenda ntaho ugira aho kuba, ese ni ikibazo cy'uko wenda mu itorero uvukamo bari kukurwanya. Urwanisha uburyo bwose bushoboka, ari amenyo, ari amaguru, ari amaboko, ariko cyane cyane icyo nakubwira kurwanisha ni ugusenga, kuko ikintu urimo nta muntu washobora kukigukiza, nta n'umuntu washobora kukigukura hejuru keretse Imana yonyine. Reka nze nkwe kano karirimbo kaze kugufasha. Aka karirimbo nako kajya kadufasha kagatuma twinjira mu bihe byiza. Imana ikugirire neza. Rero reka nkureke ukurikire kano karirimbo.
haleluya bazaba umwamikazi zawihanganira byose ibyishimo nubwo bigoye Imana iri kumwe nawe iri maso cyane ikubereye amaso haleluya zawihanganira cyane